yego ibyo mwatangazaga ngo abanyamategeko hari n'abavuze ngo ntibarimo kumvikana bamwe ntabwo bumvikanaga navuga ku munsi wo kuwa kabiri ariko icyo nzi najyaga mubona ku mateleviziyo bavuga ngo aciye hejuru y'inyanja ntuza ku ma YouTube ngo aciye hejuru y'intuza y'amazi ubundi menya ngo umuntu ngo afashe ku gitoki ngo agumyeho ku nsina njya mbibona yego rero n'igihe ngira ngo ni bya bindi byanyu byo kwitwikira kwego abanyamakuru bya namwe b'abanyamakuru bakora ibintu bya showbiz ari nk'ama YouTube ureba ukavuga utari ko se nk'aba wenda urabona reka tujye tunabyemera buriya inzara nayo ikoresha ibintu byinshi ariko sinarinzi koko biriya bintu biba biri muri realite yindi iteye kuriya yamuviramo uburemere bumeze kuriya none se cyangwa se yamuviramo uburemere butuma hari abantu bavuga ngo yatuririye amafaranga. Ikibazo nyine ni kimwe nico mu kanya abantu bibaza ko ruhari bamwe bati ariko se ubundi hari kuza abatanga ubuhamya ko Sarongo ati yakoze ibi yatuvuriye abana amadayimoni abarimo abandi bati hari ibyo yagaruje ariko abandi bati none se ahubwo abandi yayaririye ko bataje icyambere cyo ngewe hano ureba miliyoni zose agiye kuborera ubwo se bimaze muri gereza urumva icyo kintu Bibiliya iravuga ngo ni mubura ubwenge nzabareka ko bibigezeho karakara oya impamvu mbikubwira igihugu gifite amategeko yego igihugu gifite abo cyita ba doctor bazwi igihugu gifite amasertifika giha abantu bitewe n'akazi umuntu akora kikamuqualifyinga kikavuga ngo ese ndeka nkubaze navuze ngo ngewe sindahanga ndimiraho umuntu itaka ariko nge ndavuga ukuri nk'ukuri cyane ko n'uburyo n'amategeko atarashinja ubuse nitugira abo bapfumu 70 ingahe bakaza bamwe bati twari abandi bati twakijijwe umwe tukamugira ubugesera undi tukamugira mu mutara undi tukamugira kibongo undi tukamugira hanyuma bakazateza akavuyo tuzabikiriza yewe sindaha ubu nge tuvugisha ukuri yego ngewe sindaha ngaha ubu kundeba wenda nakubwiye ko ntiza amategeko amategeko yo hafi yandengera cyangwa se yandinda ndayobewe nayo ugomba ko yamenya rero none se super icyo nakubajije nako kinsubije my brother ejo mundi nigeze kukubwira ijambo banzu ureke nkubwira kandi mbabara ntaribagirwa nawe nanjye ujye ubwira ngo mbabara ntaribagirwa kagiye kunkubitira ku rukiko nanjye ujye umbwira ngo mbabara ntaribagirwa nanjye reka nkubwire ntaribagirwa burana nka yakaburanye ibintu byose arabitoba niba byari umwanda bihindura umwanda inshuro 100 biriya nukongerera uburemere ikirego kuko kwese ku isi nta muntu udakosa kandi yari amakosa yoroheje igihugu nakubwiye ngo kigira abacamanza bize b'abanyakuri bareba bashobora kumva bakavuga batari ko bagasesengura bagaseka tumubabarire buriya wenda naba niyaza akavuga ati ngiye nimumbabarire nakoreye ibyaha ku mbuga nkoranyambaga sinari mbizi ko ari amakosa nsabye imbabazi igihugu cyanjye n'abafana banjye bankurikira ni muci inkoni zamba ndi umwana wanyu ndi umwana w'igihugu ndi umwana w'umunyarwanda nimumbabarire ubu se imbwira ahubwo bira nugutoba iki nicyo kibazo rero abantu bibaza buretse gato bati umva nkubwira iyo utobye urubanza ikintu nari ngiye gushyiraho iri jambo reka manze reka nambara amarinete yandi mvugira ijambo ngiye kuko oya yagumana yo nta kibazo oya ngiye kwambara ajyanye n'ijambo ngiye kuvuga oya gumana cyangwa reka nyakuremo kugira ngo bandebe neza iri jambo rero ngiye kurivuga abantu baryumve neza ingabo zarapiye iki gihugu zagikuye kuri inkotanyi zaciye mu buzima busharira bubabaye bugoye ku buryo udashobora kuza ngo uhimbahimba ibintu cyangwa se uzitera ubwoba zikorere ku magambo ziryo zahindura kubera imvugo yawe cyangwa se kubera ibikomeye birenze ibyo ngibyo inshuro 1000 ziba zarabiciyemo akabona uwasambaga nawe wari wikore waruhetswe n'undi nawe agiye wari wundi umuhetse nawe bakaba baramurasha akabona urabyumvishije akabona avuyemo ubwo se ubabare umuntu yaraye mu maraso avamo umuntu muzima urumva wabyumvishije aheka imbunda arwanira igihugu tugera kuri ibi urajya kumubwira ngo ndagutera ubwoba ngo mu rukiko ngo ibi ngo byabagenze guri cyangwa byagenze gutya ngo kunde oya ngo kunde usheke uzinuvuga icyo as inspiration for the youth mbabarira nkubwira icyo bareta bumva ko umurimi yahitaka ariko ahubwo umva ikintu abantu bibajije wambara ukanda umuntu ugira siyasa nyine mijambo siyasa yangize uko imeze n'ubu ngubu niba nyumva inama yazakoresha niyihe mu kuburana kuri noneho nagaruka mu kiko n'ubu niba nyumva si muri miyahitaka azaza ace bugufa avuga ati ngiye musabye imbabazi na biriya byose narabihimbye n'ibyari ukuri ariko nashaka kugira ngo wenda ndebe ko ari iterabwoba nakoresha noneho narikoresha akaba ari icyahinduka hanyuma
urumva sindi mu butabera ariko abakora mu butabera nabo ni abantu nkanjye ni ukuvuga ngo bashobora kugira imbabazi bakavuga bati none turakobariye nk'umwana w'u Rwanda buri wese iyo ahagaze by'amaterabwoba buri wese ahagaze imbere y'urukiko. Ubwo rero icyo nakubwiraga icyo bigaragaza bigaragaza ko nyine bashaka kureba uwo muntu bita ngo ni dogi ariko jewe ariko rero mujye mumbabarira pe ni ukuri urabizi buriya ni inshuti uriya mugabo ni inshuti ya wa mugabo wigeze kudusanga nahari sina namu uri kwa mugabo wigeze kudusanga nahari yarambwiye ngo yigeze kumbwira ngo yagiye ngo neba ngo gufatisha abajura bamwe namubwiye se ujya gufatisha abajura byarakoze se we hari n'uwigeze kumbwira ngo numupfumu mukubita urushyi epfiriya burasirazuba ikibungo ninagiye ikibungo hiryo zakireba baravuga ngo uyu ni umupfumu ndavuga nti none reka mukubita urushya ndoge. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV turabasuhuje aho murere mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu turi kumwe na The Game Changer muramubona tugiye kuganira ibitandukanye ndetse nzi ko benshi mukunda ibitekerezo bye super Gasaro amakuru ni meza brother ndabona duhuriye aha ngaha byakomeye kabisa bo wahasesekaye meze neza ariko ngiye urabona nka president of the street mba ngomba kureba imihanda yose nyikontorora gake gake control imihanda ako nawe bukeye akorata Kigali gufashe neza aya ni amafresheri cyangwa super uwa neza ubushize muri comment zawe zose baranditse ko Gasaro wowe yazatwiyeretse barashaka kukubona rwose nawe ugomba kuzabiyereka kuko nabona bitoroshye ntago byoroshye none se ndarumize te super ahandi meze neza nta kibazo turimo gukurikira gake gake ibi bintu by'imihanda byose ndabona nawe nk'umunyamakuru we naribonye wahageze ndahamba nasezekaye none se uru rubanza rero rwa Dr Salongo urubonye gute ko mbona ibintu arakasa mutwe abanyamategeko batatu ibintu byahinduye isura noneho tubwireho ibi ngibi cyo mbivugaho ni urugero ruba rukwiriye kuba urugero rwiza abantu ko dukwiriye kubaha amategeko y'igihugu yego tukubaha iby'igihugu kiba cyaratubwiye cyane cyane ko narakubwiye ngo buri urwego rwacu rw'ubugenzacyaha yego mbere yuko amakamanda ajya kugwana arabanza akaguhamagara bakabanza bakaguha amawoningi akubwira bati wenda reka kubigira gutya reka kwitwara gutya yego ibyo mwatangazaga ngo abanyamategeko hari n'abavuze ngo ntibarimo kumvikana bamwe ntabwo bumvikanaga navuga ku munsi wo kuwa kabiri yego kutumvira rero dukwiriye kumvira kubera ko nakubwiye ko no one above the law nta uri hejuru y'amategeko kuko baravuga ngo sheria ni musumeno ngo amategeko ngo ni harya musumeno ni iki buriya ni ka kantu gakeba imbere n'inyuma bakita ngo siyameto niba ari siyameto ubwo rero tugomba kubaha impamvu rero nanjye naje aha numvishe ibyo mwatangazaga yego ibyo mwatangazaga ngo abanyamategeko hari n'abavuze ngo ntibarimo kumvikana bamwe ntabwo bumvikanaga navuga ku munsi wo kuwa kabiri bavugaga ko ati ntago biragera muri systeme tubibone ndetse ubona umwe avuga ati ngewe ndabizi cyangwa se navuga yuko ino dosiye nyiziho ariko urumva niba abanyamategeko batatungira ngo ababonye harimo papa mukuru harimo n'abandi ngira ngo wabonye ko bamwe bavugaga batari ko subundi nimba umwe yavuga akazi dosiye abandi batayizi urumva ntago byashoboka kandi systeme yavuga ko itarageramo ngo babe babona nabazi ikirego urumva nyine nawe urabyivugiye none se abanyamategeko batatu no badahuza kandi ari abanyamategeko b'umuntu umwe kandi wumva dosiye itaragera muri system wa mugano we nkuko bivuga yari itaragera ariko ubwo rero niba yaragezemo ngiye ikintu n'cyo nakubwira reka nkubwire Gasaro yego abona iyi mihanda turiho turimo turayishakishirizaho ubuzima n'urubyiruko ruri ku masocial media rwose rubyumve sibyo imihanda turimo turayishakishirizaho iki ubuzima ariko nagira ngo mbwire abantu bose ngo twubahe amategeko y'igihugu yego twubahe amategeko y'igihugu niba bavuga bati ibintu ntimukabikore ntimukarenge uyu murongo uwo murongo tuwubahe kandi dushobora gukora tutawurenze kandi tukabaho kuko hari inkuru nyinshi yego ubu ndaguha urugero ubu ugiye ukazenguruka niko ubu wowe nk'umunyamakuru ugiye ukazenguruka mu ntara ya Kigali iyi ngiyi yose sibyo yego ukazenguruka mu ntara ya Kigali wabura ahantu uhura n'umuntu wahuye n'ikibazo kandi ushobora guha ubutumwa abantu kandi kikagira icyo bamarira kandi kaba inkuru kandi bikaba byubaka na societe nyarwanda ntago wamubura ukoze rero ubu rero nagira ngo mvuge ngo twirinde kuzana ibitari muri gahunda nakubwiye ko hari ikibazo cyabaye ejo bundi wabonye umuntu mu Bufaransa wishe abantu muri 94 mu mwaka wa 1994 nabonye umuntu wafashwe yari yarigize bishop yari yarigize pastor umukozi w'Imana
none se ubu ruriya ni urugero rwiza rukumba kukwereka impamvu insengero nazo zifite ibibazo. None se buriya ubwawe uri umunyamakuru uri ijwi rya rubanda, biriya byakwigishije iki bihuye n'isomo n'ukuntu insengero mu Rwanda bavuze bati izi insengero nizifungwe. None se bariya ntibahari bameze nk'uriya bari mu Rwanda bari mu nsengero bigira abantu b'Imana kumbe bafite urumva. Abo bose rero icyo nkundira igihugu cyacu bose kigira network, nakubwiye ngo igihugu kigira icyo bita ngo ni elastic network. Yego. Elastic network bivuga rezo itagira hicira. Rezo utashobora kuvuga ngo irezo irangirira. None se bamwe bati rero ongera ngo wabyiyumviraga bamwe ku rukiko bati umuntu bita Salongo ati yaratuvuye aho hari abadamu batangaga ubuhamya ndetse n'ubushize barabutangaga bati twe yaradufashije. None abandi bati rwose yaturiye amafaranga. Ahubwo ikintu cyadutunguye nukongera kubona nanone bwa kabiri bamwe baza bavuga ko Salongo yabafashije, ariko nanone tukibaza kubera icyabo yibye bo bataje none uyu munsi nabo batanga ubuhamya. Waje wumva benshi babyaza ate sabo yibye bo bari he noneho baze nabo batanga ubuhamya, tubahe microphone bavuge. Urumva ngiye nakubwiye ikintu kimwe ari nacyo mbwira abanyarwanda bose barimo kumva hanga abona kuvuga ngo wakoze amategeko wisha amategeko utayazi ntibikuraho yuko wakoze icyaha. Yego. Urabyumva ikintu nkubwiye? Ngiye nakubwiye kwanza ngo ngiye sindi umunyamategeko. Ibyo byumva neza. Urangiye mu bintu byose nitwarira. Ibyo ni ibitekerezo byawe nk'umuturage. Ariko hari amategeko nanjye make yanze. Nzi ko kwica amategeko ukavuga ngo sinarimbizi bidakuraho yuko utakoze icyaha. Wenda bashobora gushyiramo iki imiyaga ukababarirwa kubera uko wireguye cyangwa uko usabye imbabazi, ubwo n'uburenganzira bw'abagucira iki urubanza rw'ubutabera. Urakoze cyane mushiki wanjye. Ariko rero mu by'ukuri ntabwo ushobora kuvuga ngo sibyo. Yego. Njyewe Salongo sinitunaziranye cyane, ariko icyo nzi najyaga mubona ku mateleviziyo bavuga ngo aciye hejuru y'inyanja ntuza ku ma YouTube, ngo aciye hejuru y'intuza y'amazi, ubundi menya ngo umuntu ngo afashe ku gitoki ngo agumyeho ku nsina, njya mbibona. Yego. Rero n'igihe ngira ngo ni bya bindi byanyu byo kwitwikira kwego abanyamakuru bya namwe babanyamakuru bakora ibintu bya showbiz ari nka YouTube reba ukavuga utari ko se nk'aba wenda urabona reka tujye tunabyemera buriya inzara nayo ikoresha ibintu byinshi. Ariko sinarinzi koko biriya bintu biba biri muri realite yindi iteye kuriya yamuviramo uburemere bumeze kuriya. None se cyangwa se yamuviramo uburemere butuma hari abantu bavuga ngo yatuririye amafaranga. Ikibazo nyine ni kimwe nico mu kanya abantu bibaza ko wari uhari. Bamwe bati ariko se ubundi hari kuza abatanga ubuhamya ko Salongo ati yakoze ibi yatuvuriye abana amadayimoni abarimo, abandi bati hari ibyo yagaruje, ariko abandi bati none se ahubwo abandi yayaririye ko bataje. Icyambere cyo ngewe hano ureba. Ngewe reka madana nicare neza kuri benzi musubize. Icara rwose icara. Icyambere ngewe buriya gese nshaka kurimira nk'umuntu itaka. Yego. Ako ngewe ibintu by'abapfumu sinjya mbyemera. Ngewe sinjya byemera. Ibyo ni ibintu Bibiliya iravuga ngo kunda Imana imwe n'umutima wawe. Niyo mpamvu wabonye Donald Trump buriya namukunze cyane. Donald Trump yavuze ati abatinganyi mugiye gushira mwese muri mbuke. Bagiye kuzajya bapfa. Yavuze ati abatinganyi n'abarezibiyene. Yavuze ati ndasaba nimara kuba perezida wa Amerika. Niko yivugiye Donald Trump. Donald Trump yavuze ati abatinganyi abarezibiyene bose bapfe bashiri. Kuki? Kuko ura n'umuntu w'Imana. Yavuze ati we must restore the sovereignty of USA. Tugomba kugarura uburemere bw'igihugu cya Amerika. Tugatinya Imana tukanubaha Imana. Kuko ibyo bintu by'amakasi by'amadisasters nibyo bituma impanuka zibaho, inzara zitera, abana barabaye ibivamvara, abana abana bacu barajya kwiga za USA cyangwa ukagaruka nta bwenge barabaye abnormality. Why? Kubera iki? Ko abantu ntibazi Imana. Ariko Donald Trump nka komanda nemera nka bad boy yavuze ati tugomba kubaha Imana tukanayitinya. Fear God and respect God. Wabyumvise? Igihe cyose ukora ibintu bibi, niyo amategeko y'abatakureba finally Imana iragutamaza. Warayibonye kuri Puff Daddy P Diddy yatanze miliyoni 500 z'amadolari ngo aburana ari hanze baramubwira bati cyanda kavuna umuheto. Ubu ngubu ararutwa n'uyu mugabo wicariye inyuma y'imodoka yanjye uri yado. Ngwino hano sha, ngwino hano. Uburi aramuruturiye. Uri yado bararuta Puff Daddy. Miliyoni zose agiye kuberera ubwo se bimaze. Muri gereza.
urumva icyo kintu Bibiliya iravuga ngo nimubura ubwenge nzabareka ko bibigezeho karakara. oya impamvu mbikubwira igihugu gifite amategeko, Yego. igihugu gifite abo cyita ba dogita bazwi, igihugu gifite amasertifika giha abantu bitewe n'akazi umuntu akora kikamukorifayinga kikavuga ngo ese ndeka nkubaze navuze ngo njyewe sindahanga ndimiraho umuntu itaka ariko njye ndavuga ukuri nk'ukuri cyane ko n'uburyo n'amategeko atarashinja. ubu se nitugira abo bapfumu 70 ingahe bakaza bamwe bati twariwe abandi bati twakijijwe, umwe tukamugira ubugesera undi tukamugira mu mutara undi tukamugira kibungo undi tukamugira hanyuma bakazateza akavuyo tuzabikirizahe. Ndakubajije oya ndakubajije umwe urumva haruvuga ati nariwe haruvuga ati noneho nge nariye nakijijwe haruvuga ati none se ariko mu by'ukuri ibyo byose nibiza niki ibyo byose nibiza nibyo bita ngo negative atmosphere. Hanyuma se negative atmosphere uzi icyo ari cyo negative umwiryane kandi igihugu narakubwiye ngo ni umubyeyi wa mbere uruta buri igihugu impamvu kibayeho. Rega igihugu ni njyewe ni wowe none se igihugu ni iki abagikoramo bari muri system n'abantu nkanjye nawe nuba control ibyo byose ariko ni network y'abantu bashyizweho kugira ngo bareberere ibyiza abaturage. Rero utagira ngo iyo bahana umuntu cyangwa ubutabera bukora akazi baba umwanzi no baravuga ngo reka tugushyire mu bugororwa ugororoke. None se abafungwa bitwa ngo mu Kinyarwanda abagororwa none se bisobanuye iki iyo nshinga kugororwa none se ntago ngewe mvuze ntago ngewe mvuga ngo icyo ndi kwibaza ni kimwe super ntago ansubije ngewe icyo navuga bibisomo ku bantu bose ko tugomba gukurikira tugakurikiza gahunda ziba zarashyizweho n'umurongo. Super manager ngewe sindaha ubu ngewe tuvugisha ukuri yego ngewe sindaha ngaha ubu kundeba wenda nakubwiye ko ntiza amategeko amategeko yo hafi yandengera cyangwa se yandinda ndayobewe nayo ugomba kuyamenya rero. None se super icyo nakubajije nagwa kinsubije my brother ejo mundi nigeze kukubwira ijambo banzu reke nkubwira ka mbabara ntaribagirwa nawe nanjye ujye ubwira ngo mbabara ntaribagirwa kagiye kunkubitira ku rukiko nanjye ujye umbwira ngo mbabara ntaribagirwa nanjye reka nkubwire ntaribagirwa fata ku mavuta ejo bundi buriya yakoze ikosa rikomeye cyane wabona buriya fata ku mavuta yaraje arimo kuburana nk'ayakaburanye ibintu byose arabitoba niba byari umwanda bihindura umwanda inshuro 100. Fata ku mavuta baba baradutse abatangiye kuvuga ibintu by'amoko muri iki gihugu reba naho igihugu kigeze abanyarwanda bose barabaye umwe cyo ni ibya mbere. Fata ku mavuta abatangiye kuvuga abandi kujya mu manza z'abandi zitamureba kandi buri wese muri rukiko abazwa ibye. Urakoze cyane niko bimeze ariko urakoze cyane biriya nukongerera uburemere ikirego kuko kwesi kwisi nta muntu udakosa kandi yari amakosa yoroheje igihugu nakubwiye ngo kigira abacamanza bize b'abanyakuri bareba bashobora kumva bakumva bakavuga bati ariko bagasesengura bagaseka tumubabarire buriya wenda naba niyaza akavuga ati ngiye nimumbabarire nakoreye ibyaha ku mbuga nkoranyambaga sinari mbizi ko ari amakosa nsabye imbabazi igihugu cyanjye n'abafana banjye bankurikira ni muci inkoni zamba ndi umwana wanyu ndi umwana w'igihugu ndi umwana w'umunyarwanda nimumbabarire. Ubu se ngira kukubwira ni bangahe bababarirwa bakavuga bati turakurekuye uratashye ntago babaho se bariho benshi ariko se wowe uraje urabizambije reba igihugu cyacu kigeze kiyubaka turi mu bumwe atangiye kuzana ibintu ariko bibaye byaranabayeho nabyo ntibyaba ari byiza. None se nitwirengagize ko bishoboka cyo ntibishoboke ngewe izi saha byabayeho se fata 50% byabayeho bite kandi ntayo gihamye erega Gasaro wanjye iyo uvuze ngo nge super manager yarankubise werekana urushya guteye karame meze neza umusaza salama bro yego wagwana twikomereza n'amotari bari gutwara abantu urumva igihe rero ibyo nshaka kukubwira ni kimwe ntugahe buri cyose kigira fact muri make urakoze cyane ntugaha agaciro ikintu kidafite ikimenyetso nicyo nari nshatse kukubwira ahubwo bira nugutoba iki nicyo kibazo rero abantu bibazaga buretse gato bati umva nkubwira iyo utobye urubanza ikintu nari ngiye gushyiraho iri jambo reka manze reka nambara marinete yandi mvugira ijambo ngiye kuko oya yaguma nayo nta kibazo oya guma nayo arani ngiye kwambara ajyanye n'ijambo ngiye kuvuga oya guma cyangwa reka nyakuremo cyangwa bandebe neza iri jambo rero ngiye kurivuga abantu baryumve neza urabona babona iki gihugu cyacu nabibwire n'abantu banabyumve ingabo zarapiye iki gihugu zagikuye kuri
inkotanyi zaciye mu buzima busharira bubabaye bugoye ku buryo udashobora kuza ngo uhimbahimba ibintu cyangwa se uzitere ubwoba zikorere ku magambo ziryo zahindura kubera imvugo yawe cyangwa se kubera ibikomeye birenze ibyo ngibyo inshuro igihumbi ziba zarabiciyemo. Kuko ushobora kuvuga ngo The Ben yambwiye ari cyangwa bayingana ngo yarambwiye ngo ibiki n'ibiki, ubwo ngo hari icyo ushobora gukanga cya intimidation cyangwa se ngo ugire ukuntu wavurungutanya abantu bagira ukuntu ibintu bigenda cyangwa se ugire support yindi cyangwa se ugire shake up wazana. Ibyo ku nkotanyi ntibikunda kuko ni ubutumwa mbahaye. Niba umuntu yarigeze kubona umuntu amupfira imbere akabona uwasambaga nawe wari wikore waruhetswe n'undi nawe agiye wari undi umuhetse nawe bakaba baramurasha akabona urabyumvishije akabona avuyemo ubwo se ubabare umuntu yaraye mu maraso avamo umuntu muzima urumva wabyumvishije aheka imbunda arwanira igihugu tugera kuri ibi urajya kumubwira ngo ndagutera ubwoba ngo mu rukiko ngo ibi ngo byabagenze guri cyangwa byagenze gutya ngo kunde oya ngo kunde usheke uzinuvuga icyo as inspiration for the youth mbabarira nkubwira icyo bareta bumva ko umurimi y'itaka ariko ahubwo umva ikintu abantu bibajije wambara ngenda umuntu ugira siyasa nyine mijambo siyasa yangize uko imeze bamwe baravuze bati ibyo fata ku mavuta yavuze ibyo naramurebaga n'ibyo atekereza yego wari amagambo icyo yavugiraga mu kugira ngo intimidating yewe intimidating ariko nanone intimidation uvuga aricyo gutera ubwoba kugira ngo umuntu agucanganye ugire ubwoba none uvuga uti wenda reka tumurekure cyangwa se hari ikindi cyaba nakubwiye ngo nta kintu ni nacyo abantu bavuze batese nimba umuntu adafite amajwi ati wenda ibyo bintu biri kuvugwa ati mu rukiko bishobora kuba impfabusa. Iki gihugu cyacu cyubakiye ku kintu cyitwa ubumwe, nta kintu cy'amoko kikibaho, twarakiranduye burundu. Iyo ushatse kuzana rero umwuka mubi nkuriya ahubwo twe duhita tubona ko usatse gukreye ibindi byaha mu byaha. Ahubwo ikibazo nibaza wa mugani wabwirwa n'iki ko ibyo bintu byabayeho kandi nta fact nta wenda nta kereke yavuga ati hari n'umutangabuhamya wari uhari uzabyemeza uyu n'uyu nicyo kintu nshaka. Nimuva ku ishuri mujye mwihuta mutahe mu rugo sibyo hute mama na papa barabakeneye mutahe buriya ashobora guhagarara hari interview by'abantu urabizi buriya avuye ku ishuri nk'aya akajya agakura baga hariya koga akajya no mu tundi turimo two mu rugo. Ahubwo abantu bavuze bati koko ibyo bintu kereke yavuga ati umutangabuhamya nanatanga wenda nakubwiye nawe ubwawe uri umunyamakuru yavuze Safi Madiba nakubwiye atariko nanone biriya nimba yarabivuze akabivuga nta kimenyetso afite ati nabwo bishobora kuzamugira iki kuzamugonga. Njyewe nakubwiye ngo ni ugufata ibyaha ukabyongera mu byaha wabyumvishije yego ntago ubwo ko wakanga umuntu ubwo ko amugani abantu bubatse ibintu barushye ibintu byarabigoye igihugu cyaratekanye yego ariko abantu bakivanye kure from scratch uzi yariyo scratch ni mu ivumbi amacuraburindi amatongo igihugu kikaba gihagaze gira ikisi yose ikaba yemera. Narakubwiye ngo nabo bose ubujye ubona baza basifiye bavuga neza u Rwanda nuko twigize wa mugani wa komanda none se tutigira umuntu wese kugira ngo akwemere nuko babanjije kumwemeza ariko naburana nawe uzamugira iyo nama sibyo buriya rero uzamugira inama nka inspiration for the youth. Naramurebye ndamureba ndavuga se nk'uyu iyaza ni uravuga ati ni mumbabarire n'ubu ngubu niba nyumva inama yazakoresha niyihe mu kuburana kuri noneho nagaruka mu n'ubu niba nyumva si muri miye hitaka azaza ace bugufa avuga ati ngiye musabye imbabazi na biriya byose narabihimbye n'ibyari ukuri ariko nashaka kugira ngo wenda ndebe ko hari iterabwoba nakoresha noneho narikoresha akaba ari icyahinduka hanyuma urumva sindi mu butabera ariko abakora mu butabera nabo n'abantu nkanjye ni ukuvuga ngo bashobora kugira imbabazi bakavuga bati noneho turakobariye nk'umwana w'u Rwanda. Buri wese iyo ahagaze buri wese ahagaze imbere y'urukiko buri wese aburana ibiki burya ninjye n'abati na super manager yakoze iki nabyo nakubwiye nahangaha turi uyu munsi ni urugero rwiza we kurikiza ibintu byiza byemewe n'igihugu. Lakini usilete mambo ya kusema kwamba labda naweza nikafanya hivi nikawatishia ama nikaleta mambo mengine nchi katikisika wewe. Watu wametoka mbali wamejenga nchi kwa kuhangaika bwana. Mu magambo make super manager ati nimugera mu rukiko burese ajya burana ibyo atazanyemo uyu njyewe nakubwiye njyewe hano the bad man si ubwa mbere mpagaze mu rukiko wenda mu Rwanda sindaruhagararamo ariko narabikubwiye nigeze kubigutekereza ko nabaye Tanzania nigeze kujya Tanzania nako nigeze gufatwa narabikubwiye tujya namazemo amezi 4 yego se nambaye ziriya uniform kuko icyo gihe ubukiri muri baragutwara mukaba mukiburana ariko oya uniform nari oya ntabwo bazitwambitse kuko bari bataranatera ahubwo bambajije ikibazo cyiza bituma umva se nkubwire ndawukurikiye ndavuga inti ngewe ni mumbazi byanjye urumva baturegaga turi abantu kujya muri Afrika y'Epfo
harya nawe gutekereza warabitubwiye n'ubushize niyo mpamvu iminota yanjye wamaye nshaka kwibyaza umusaruro ariko umucamanza ari n'umudamu nkawe buriya abadamu murira n'abana beza mugira impuhwe urumva umudamu yaranyitegereje wo mu Tanzania akazarandeba arya arambwira ngo kweri we ni kama kijyanango ngo sasa ngo nende ni rude afuto ngo mugende ngo wowe ngo uvuze neza ko navuze nti twagiye muri South Africa kubera nta mafaranga nari mfite nta passport twajyanye twara abantu benshi twarayikundi twaregwaga turagakundi twaragiye tuvuye Tanzania tujya muri South Africa mu bihumbi 2011 ngire ngo tujye gushakisha life 2011 2010 muri iyo myaka niyo mpamvu nta muntu akifuriza gufungwa amagani wawe nibyo ejo bundi wambwira ariko igifungo ni sinakubwiye ni igifungo n'urupfu rwa kabiri kuko na ahantu udashobora kumenya hanze ngo bwiriwe bwakeye bute na ahantu udashobora gufata umwanya ngo utembere ngo uvuge ngo ndarelaxinga mvuye hangiye Kanombe mvuye hane Kanombe ku kibuga ndamanutse ngiye Kicukiro ariko icyo nshatse kukubwira ni kimwe amategeko yakubannye weca bugufi vuga uti ngewe niko chini ya ulinzi reka noneho nsoreze kwibaza kwa amategeko yakubannye ukemera ugaca bugufi bashyiramo imihoho wa mugani w'abarundi bavari mwacu Kansereze kibazo byaje biri super nkureka unigendera aho ugiye ikibazo cya mbere ni iki ngiki nibyo nakubwiraga wabonye ko abantu bari benshi kabisa ni nabyo bintu abantu bavugaga ubwo rero icyo nakubwiraga icyo bigaragaza bigaragaza ko nyine bashaka kureba umuntu bita ngo ni dogi ariko jewe dogi ariko rero mujye mumbabarira pe nukuri urabizi buri ari nishuti uriya mugabo ni nishuti ya wa mugabo ugeze kudusanga nahari asena namu uri kwa mugabo ugeze kudusanga nahari yarambwiye ngo yigeze kumbwira ngo yagiye ngo neba ngo gufatisha abajura bamwe namugeze ujya gufatisha abajura mbwiye ngo rega ngo nabonye ngo saro ngo gatanga inomero ngo ku kiganiro ngaravuga ngo dufata abajura ngo dufata ibiki nabeze ubwo amafaranga reka mbabwire mwabantu mureke dukurikire gahunda za leta twubaha Imana dusenge dushyira Imana imbere hanyuma ibintu by'abapfumu rwose ibyo ngibyo sinjya mbyemera hanyuma ikindi navuga sinzi ibyo bamurega kuko numvaga hasigaye bya bitatu ariko ubutabera bw'u Rwanda ibyo buzadicidinga ni ibyo ngibyo oya ibyo buzadicidinga no kuvuga ngo bizaba bikwiye kuko yego nyine niyo mpamvu mvuze ngo nibyo ni you get what I'm saying yego ariko ngewe nabikubwiye ngo sinjya nemerwa mu buzima bwanjye sinemera abapfumu hari n'ugeze kumbwira ngo numupfumu mukubita urushyi epfiriya burasirazuba ikibungo ninagiye ikibungo hiryo zakireba baravanga uyu numupfumu ndavuga none reka mukubita urushyi ndoge mukubita urushyi ngandoga mpfe usinjye mbyemera ibyo ngibyo ko tubarasa bagapfa Kongo nibavuga ngo bararoga ntuza ntibavuze babandi ngo hano mu ntera hamwe cyagiye muri za 90 na RP itangira ntibajyaga bagira ububindi n'iki muri za 91 na 2 ngo akabindi ngo karavuze umwana akagakubita kagatumuka kandi bakadvancing ibyo ntibibaho narakubwiye ngo resulta ziva mu gukora yego ubundi ukagira discipline y'akazi ukubaha Imana ugakurikiza n'amabwiriza n'amategeko igihugu cyatanze ubundi ibindi byose ni iby'ikiyaye ni ibintu by'ubujura gusa reka dusoza n'icyo babwira abantu mu cyongereza baravuga ngo use is investment use is investment at the age of being use so it means you are an investment because there are so many people who are older and they need to be just in your age so fortunately if you are blessed you are still use that is an investment kubera ko ukiri muto byose birashoboka urakoze cyane ubuto tubukoreshe neza ejo tutazasaza twandagara tugasanga hari n'abafite Imana ugasanga baso ababyeyi bawe barakuruhiye baragutunganyirije so you have to still because your parents have paved the way for you you have to make sure that you keep on working hard and putting your feet in the pressing your foot in the step foots you know what I'm saying I get it that's the way it is urakoze cyane Gasaro TV mu kazi kose Gasaro TV